bikaba ngombwa ko guseka bidashoboka. Message mbazaniye rero nayo ikomeye ni message ijyanye n'inzara. Inzara urayizi? Yewe inzara ndayizi. Yakugezeho? Ubona hari inzara igiye kuza ikomeye. Hagiye kuza inzara ikomeye ariko Imana ikambwira ngo mbwire abantu bayo, ababishaka ariko abantu mwige kwiyiriza ubusa, mwikimika inda, kuko ni inzara itazareba umukire cyangwa umukene, ni inzara itazareba uworoheje n'ukomeye, ni inzara izareba buri wese mu ruhande arimo. Mbese ni inzara buri wese azajya areba akabonamo ko ari inzara koko. Ni inzara uzi ukuntu nayibonye. Inzara iraje, abariye barariye kandi abariye ntibizabagumamo, icyo gihe bizaba byarabashizemo. Ubwo kwiyiriza ubusa basenga cyangwa kwimenyereza no gusenga, kuko hari iriba ryari rikamye, ariko ku basenga Imana hari irindi iriba Imana ifukuye. Amen. Basenge bige kwiyiriza ubusa, kuko hari iriba Imana igeze ite ifukuye. Amen. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro atangwa n'Imana. Nkuko mubibona rero kuri uyu munsi wa none twongeye kandi kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru Imana ishimwe. Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Kuko twongeye guhura turi bazima kandi duhumeka umwuka w'abazima. Reka ngusabe kugira ngo mbere ya byose ubanze usuhuze abakunzi bacu. Muraho neza, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Urakoze cyane. Reka tugusabe kugira ngo usenge Imana. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana idukunda, turagushimye, turaguhimbaje kugira neza, tugushimiye ko wabanye natwe, kandi tugushimiye ko waturinze iminsi yose duherereje inyuma. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urukira kubana natwe rero muri aka kanya, utugire neza, tukugeraho umugisha. Turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Imana y'amahoro niguhereze umugisha kandi guhereza umugisha mwinshi. Hanyuma ntabwo turi buze kwizimba mu magambo, ahubwo turakora umurimo Imana yaduhamagariye. Ngiye kuguhereza umwanya ahasigaye utugezeho icyo Imana yagutumye uyu munsi. Yego. Turebe
turebe muri Mariko ibice 4 umurongo 30. Yego nahageze. Dusomera mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aravuga ati mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugani iki? Twabusobanuza mugani iki? 31. Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi karakura kakaba igiti kinini kiruta imboga zose, kikaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari ku gicucu cyacyo. Akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi, nk'iyo mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe n'ubwo. Nuko ishuheri ry'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigezaho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja iti ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Yego, ndizera ko baryumvishe cyane. Umva yumvishije ijambo. Muri hangana ntabwo nzi Bibiliya cyane, ariko iryo ni ryo jambo Imana yemeye ko tuganiraho. Nizere ko riri bubanyure cyangwa ryabanyuze. Mwana ibahe umugisha rero. Mwana ibahe umugisha. Kandi Imana itugirire neza. Amen. Ntatinze rero mfite message ubwo duherukanye, warariho mbaza uti se icyo gihugu muragisengera, icyo gihugu bimeze bite? Ndakubwira ndasenga, nti nawe ahubwo usenge, ngira ngo ndumva twarabivuzeho. Twarasenze rero ko mu gusenga hari igitangaza Imana yakoze. N'abandi bakomeze badufashe dusengera icyo gihugu
n'abakirimo nabo basenge bagisengere abaturage bacyo barimo muri icyo gihugu, muri icyo gihugu kiri mu biyaga bigari. Twarasenze rero ntabwo ducogora kandi Imana yumva amasengesho y'abayo. Twarasenze ariko mu gusenga ejo bundi ku cyumweru hashize, sinzi rero niba hari icyo bambaza. Gusubiza ko urakoze cyane. Hanyuma hari ikintu nshaka kukubaza. Ni ibibazo bikeya kuko nta mwanya ufite uhagije wo kugira ngo tuganire birebire, bitewe n'uko hari abantu bagutegereje mu rugo kugira ngo basengere. Amasengesho wasenze, harya ubundi buriya ujya guhaguruka ujya kugisengera ni umuhate wo kugira ngo Imana irokora abantu bayo, cyangwa n'Imana yagutegetse irakubwira ngo genda usengere kiriya gihugu? Ni umuhate cyangwa n'Imana yabigutegetse? Byose ntekereza ko buriya gusenga ari umuhate wagize n'Imana iba yaguteye umwete. Imana iba yaguteye umwete ikakubwira ati ba maso usenge, bwira abantu basenge, kuko Imana irabitwereka ikatubwira ati musenge mubwire n'abantu basenge. Abari muri icyo gihugu babwire basenge, icyo gihugu kiri mu biyaga bigari. Niyo mpamvu rero dusenga. None se muri ayo masengesho Imana yakubwiye ko icyo gihugu kitagihuye n'ibibazo, mbese cyaratabawe? Icyo gihugu jyewe nakubwiye ko icyo nabonye ari abo bantu babiri Imana yahagaritse yabasubijeyo, bari baje kandi bari baje mu buryo bw'ingenza muri icyo gihugu. Hanyuma Imana imbwira ko inyereka ko ibashubijeyo, kuko bari babiri, ari abagabo babiri. Imana ibasubiza ku bw'amasengesho twasenze. Umuhate wo cyangwa umwete wo gusenga ni ngombwa, kuko iteka ryose nta kindi tuba dushaka ku Mana ni amasengesho. Ibyo tuyisaba, ibyo tuyiha, byose ni umuhate, kuko itaguteye umuhate wo gusenga ntabwo wasenga. Ntekereza rero ko ari Imana ibidukoresha, ntabwo twikoresha. Yego, urakoze cyane. Ubundi njya nkunda kubivuga, guhanura ni byiza pe, ariko ni byiza ko muhanura ibintu mukanabisengera, kuko umuhanuzi niba ashobora guhanura ikintu ntagisengere kandi no hari ikintu kiremereye, sinibaza ko yaba ari gukorerwamo n'umwuka w'Imana, kuko Imana yerekana ikintu nyine kugira ngo mugende mu gisengere. Nicyo nge nemera. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nshaka kukubaza, ntabwo ndi buze gutinda. Wahanuye ibintu byinshi mu minsi ishize, kandi uvuga ko ari Imana yabikweretse. Rimwe na rimwe ukavuga ngo ibi bintu byo ntibiteze kuvaho. Ese nta kindi waba warasengeye nyine byavuze ko bidateze kuvaho? Nta kindi twarenzaho wavuze kubera ko ari Imana yabikubwiye. Ariko se nk'ibijyanye n'impanuka yo kwa Rwahama, ibijyanye n'impanuka mu mujyi wa Kigali bigeze hehe? Komo n'impanuka ejo n'ejo imodoka yari irimo abantu 12 bakora impanuka, ibyo bigeze? Sinzi aho bakoreye impanuka, kuko ntabwo mbamo ngo mvuge ngo naha, ariko
waba warasenze na ziriya mpanuka kugira ngo zibashe kuvaho, cyane cyane ko njyewe ejo bundi nabonye imodoka yari irimo abantu 12 bakoze impanuka, bamwe barapfa. Kuki wahisemo kujya gusengera icyo gihugu gusa ariko ntusenge ngo impanuka ziveho, cyane cyane ko wari wazihanuye? Ko nemera ko umuhanuzi ashobora kuzanira isi amahoro. Nibyo gusenga reka turashenga, ahubwo zirabona nizoroheje. Ubundi tutasenze, abantu batasenze batabaye amaso ngo basenge, ntabwo ari ziriya zakabayeho gusa. Ntabwo ari ziriya zakabayeho nyinshi cyane. Turasenga rero, ntabwo bivuze ko tudasenga n'iziba zose nuko ziba tutasenze. Turasenga, ahubwo ziriya nizoroheje buriya, izikomeye Imana yazikuyeho. Ariko n'izindi zigomba kuvaho mu izina rya Yesu. Bo sinzi njye kukubaza iki kibazo kuko ntabwo nzi igihe watangiriye guhanura. Kubera iki iteka ryose uba ufite message z'ibihugu? Ko tumenyere ko umuhanuzi, hari abahanuzi bakira abantu mu ngo zabo mu gitondo bakabahanurira mu byumba by'amasengesho. Ese wewe wahisemo gusaba Imana message zijyanye n'ibihugu, cyangwa wowe ni wo muhamagaro wawe? Kuko twagiye tubona abantu bakomeye b'abahanuzi hano mu gihugu bagiye bahanurira ibihugu, bagahanurira n'abaperezida, bagahanura ibintu bikomeye. Nkaba mbona rero nawe ufite umwihariko wawe mu buhanuzi bwo guhanurira ibihugu, guhanurira amahanga. Ese niko wahamagawe, cyangwa nibirya mutubwira ngo umuntu ashobora gusaba Imana akayisaba gukora ikintu runaka, yenda wowe ukaba warayisabye kugira ngo ijye guha bene izo message? Njye ntabwo nsaba Imana ngo ibe message. Ahubwo icyo nyisaba ko Imana igomba gusubiza abantu nsengera. Nisaba ko yabakiza abo nsengera, abarwaye, ababyeyi batwite, kubyara, n'izindi message ntanga. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'iz'ibihugu gusa, n'iz'abantu ku giti cyabo ndazitanga. No mu byumba by'amasengesho ndazitanga, kandi ntabwo nyamvuga ibihugu. Ndazitanga, kandi ntabwo ngira ngo ubushize hari ibiganiro nigeze nkora mvuga kuri Zigira Inshuti wo muri ADPR. Nawe nendaga kumugeraho. Ngira ngo babona arabavuze. Ntabwo rero mpanurira ibihugu gusa. Hari n'undi kandi nawe navuze mu minsi yashize, niba mubyibuka ntabwo mbizi, navuze ko hari umuntu uzwi ugiye gupfa. Ariko twarasenze Imana imuhagararaho. Yarinde uwo muntu, kuko mu minsi yashize hari abantu bazwi nyine bagiye bagira bene ibyo bibazo, cyangwa se bagiye bagarukira ku rupfu. Ariko ntabwo nzi ngo, cyane ko utigeze umbwira izina rye, ninde twumve koko ko ibyo bintu byabaye. Kuko njye icyo nemera ko Imana ivuga. Ubushize wahanuye impanuka ku Kinamba, yihanura turi mu cyumba cy'amasengesho. Impanuka yarabaye kandi hitana benshi. Uyu munsi wari wahanuye uvuga ko hari umuntu uzwi ugiye gupfa, binateza saga, abantu bampamagara bambaza, nkabwira nti simbizi, kandi nawe yambwiye ko izina atarimenya. Navuze ko izina ntarimenya. Ahubwo navuze ko utamuvuga. Ntamuvuga. Okay, kandi uvuga ko mugiye gusenga. Uravuze uti twarasenze Imana iratwumva. None se turabibwirwa n'iki mu gihe cyose nta kimenyetso cyagaragaye? Ikimenyetso cyaragaragaye, nari umuntu ukomeye, ndakeka baramurashe kandi yapfuye ariwe.
icyo ni ikimenyetso cy'ibyiza cy'uko twasenze aho bita turampa, niba ari turampo ubwo yaba ari tarampo rero kuko niwe baheruka kurasa tarampo. Twarasenze rero kandi amasengesho twasenze yagize umumaro. Imana ifite inyungu ki mu kurengera tarampo kugira ngo ntapfe? Se abantu bose ntibaremwe, tarampo ntabwo yiremwe. Imana rero ifite inyungu, kuko impamvu ifite inyungu niba se ikimuhagazeho kugira ngo yihane niba hari ibyo afite bitanejeje Imana, ahubwo buriya yakabaye abera amaso ubugingo, noneho nakabera amaso ubugingo n'abandi bose bakamureberaho bakamufatiraho urugero. Nta inyungu zo zirahari. Mbese Imana yadupfiriye ku musaraba ariko nta nyungu, ntabwo kumurengera nta nyungu. Imana ifite inyungu, irazifite kuko iraturengera igihe cyose. Imana iraturengera. Hari abantu nabonye babyanditse muri komenti baravuga bati wa mugabo nyamara ni umuhanuzi, ati dore Trump yarapfuye. Iyo komenti warayibonye? Ntabwo nyambona umwanya njyaho kubijyaho buriya. Mbonye nahise ngira amatsiko ndavuga ngo nzakubaza ko ari we, ubwo wumva ari we dushimiye Imana rero ko agihumeka. Ubwo n'ibindi byose reka twizere ko bizakurwaho. Bizakurwaho. Reka dusenge. Icya mbere ni ugusenga. Nibyo. Indi message rero nzanye, ni message nayo ikomeye cyane. Ikomeye cyane. Abantu bakunda kumbwira ngo ko ntajya nseka, ariko se umuntu ko aseka ibyiza, ibibi wabiseka? Ntabwo ibibi wabiseka. Ntabwo guseka rero si uko ntaseka, si uko ntanajya nishima, ahubwo hari igihe kijya kigera bikaba ngombwa ko guseka bidashoboka. Bikaba ngombwa ko guseka bidashoboka. Message mbazaniye rero nayo ikomeye, ni message ijyanye n'inzara. Inzara urayizi? Yewe, inzara ndayizi. Yakugezeho? Ubona nawe hari inzara igiye kuza ikomeye. Hagiye kuza inzara ikomeye ariko Imana ikambwira ngo mbwire abantu bayo, ababishaka, ariko abantu mwige kwiyiriza ubusa, mwikimike inda, kuko ni inzara itazareba umukire cyangwa umukene. Ni inzara itazareba uworoheje n'uwo ukomeye. Ni inzara izareba buri wese mu ruhande arimo. Mbese ni inzara buri wese azajya areba akibonamo, akabonamo ko ari inzara koko. Ni inzara uzi ukuntu nayibonye. Nabonye mbona buriya hari abantu muba muri kumwe ukabona mbese nubwo muri kumwe ariko barakurusha ubushobozi, cyangwa barakurusha byose, ari amafaranga, mbese iby'isi barabikurusha.
ariko Imana yambwiye ngo igiye kubaringaniza. kuringaniza abantu bizashoboka ntabwo bizatindereka kugira ngo se ni kera, ntabwo bizatinda. Urabona nko kuri iriya nkingi cyangwa kuri izi nkingi zimeze gutya, nagiye kubona mbona hari umugozi, uriya mugozi wa stop urabona bakunda gushyira nk'ahantu bakora imihanda, uriya mundi urimo umurongo urimo umweru urimo umutuku, mbona baraje bawuzirikiye nk'aha, uramanutse kuri iriya nkingi ufata hariya gutya, noneho mbona hagati hano harimo abantu, mbona hagati hano harimo abantu, mbona abantu bose ntawari wemerewe guhaguruka, ntawari wemerewe guhagarara, ntawari wemerewe kuhava hari, kandi nabonaga abakomeye barimo, mbona boroheje barimo, mbona n'abandi bari hasi cyane nabo bari. Uretse ko abantu bagira ibyiciro bitatu, bihe hari icyo twita ngo ni icyiciro cya mbere, hari icya kabiri, hari icya gatatu, ariko n'icya kane ngo cyaraje kirahari. Ariko bose nabonaga ajya bareshya, ntawe mu cya mbere, ntawe mu cya kabiri, ntawe mu cya gatatu, abantu bose ngaho barareshyaga, kuko ntawe ari wemerewe no kuvuga ati reka ndenge wa mugozi ngende njye kugira gute, njye gufata amazi cyangwa njye gufata ibyo kurya. Abantu bose barareshyaga aho ngaho, ntawe ari wemerewe kurenga wa mugozi. Biragoye rero abantu, Imana kandi mwumvira abantu mwige kwiyiriza ubusa kuko inzara iraje. Abariye barariye kandi abariye ntibizabagumamo, icyo gihe bizaba byarabashizemo. ubwo kwiyiriza ubusa basenga cyangwa kwimenyereza no gusenga, kuko hari akariba, hari iriba ryari rikamye, ariko ku basenga Imana hari irindi iriba Imana ifukuye. amen. Basenge bige kwiyiriza ubusa kuko hari iriba Imana igeze ite ifukuye. amen. urakoze cyane. bwa message duhaye ni wowe gukomeza ukadufasha gusenga, kandi ndabizi neza ko Imana ikumva. Gusenga ndakomeje, njye ntabwo mpagaze. Ni reka tuguhe umwanya nimba hari ikindi urenzaho, cyangwa se hari ubundi bujyanama utanga, ubutange nurangiza udusengera Imana. Ubujyanama ntanga ni uko abantu bagomba gusenga, ni uko abantu tugomba gusenga, ni uko abantu tugomba kwiga kwiyiriza ubusa, tureke kwimika inda, tureke kumva ko turi amahoro, kuko Umwami Yesu dukunda turi amahoro, kuko Umwami Yesu dukunda turi amahoro. Ni byiza yego, ariko ntabwo ari bose. Asujyana ko Umwami Yesu abantu bose bakunda, nuko bari amahoro kubera Umwami Yesu. Abantu ntibasenga bave mu byo barimo, kugira ngo Imana ibarengere. N'ibyo ngibyo nibwo bujyanama natanga. Urakoze cyane. Karibu rero n'isengesho, unatambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abe yakubona. Nimero ya telefone ni yayindi, ni 0782 966 9 41 82 966 9 41. Imana ibahe umugisha rero, reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Urakoze Mwami mwiza ko abanye natwe, ukadushyigikira, ukatujya neza, tukakugiraho umugisha. Hari byinshi watubwiye tugomba kubwira ubwoko bwawe, kwiga kwiyiriza ubusa. Mwami ibyo byose bituzanira ibyiza, gusenga
tugasengera mu kuri no mu mwuka. Ibyo byose n'ibituzanira ibyiza kuri wowe. Urakoze rero ko wabanye natwe kandi urakoze ko ukomeje kudushyigikira. Turasenze kandi turizeye ko bikoze no mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro iguha umugisha. Inshuti bavandimwe bakunze twari tubanye, nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse n'ibitekerezo byandike, turabikeneye. Yesu abaho umugisha. Shalom.